kuba rero bitarabaye nuko nitwaye neza muri society kandi natanze ibimenyetso bigaragara ko aho ntuye nkora umuganda iyo abantu babura na burya haba harimo abigiza nkana none se baravuga ngo imyitwarire myiza nabisobanuye navuze nti iyo ngingo 146 turavuga ngo umuntu agomba gukorerwa ubusembwa kubera imyitwarire myiza ariko ntabwo bavuga ngo iyo myitwarire myiza ni yihe ntayo ntabwo bavuga ngo ntabwo ari gusubira cyane iyo usubiye icyaha byo usubira muri gereza nabivuze donc mba ntaritwaye neza imvanirwaho ubusembwa ikintu nzahita nkora none nzahita njyamo yagiye mpamagarwa kenshi muri RIB nabivuze igihe habaga ibitero byo mu Kinigi narahamagawe ariko ababigizemo uruhare barafashwe barafungwa ntabwo nigeze ngiye nkurikiranwaho ibyo donc barambajije basanga nta makuru mbifiteho bituma rero ntakurikiranwa n'ibyo byaha ariko nibyo nkurikiranwa wumva byo nta mpungenge biguteye kuba nta mpungenge biteye nta gatoya kuko rwose kuva nafungurwa nta tegeko na rimwe ry'igihugu cyacu nigeze nica nabivuze mba hari ryo nishe ntabwo uyu munsi mba mpagaze hano mba narusuye muri gereza wakomeje ku nama wagiriwe na RCS urwego rw'igororero cyangwa se rw'amagereza mu Rwanda uvuga yuko hari byo bakubwiye kandi wabikoze birimo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ibyo wumva warabikoze narabikoze cyane rwose kuko niba njya mu biganiro niba byo kwibuka umuntu akaganira agakurikirana n'abandi ntabwo iyo mba narabikoze ndi kubabwira ntabwo mba nyiri hano oya ndavuga ariko hari ntabwo ari itegeko kuko hari ibyo wavuze ko ari nama bakugiriye yuko ugomba kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside kutayirwanya bishobora kutaba icyaha uramutse utayishyigikiye ariko nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga no binyamakuru bimwe na bimwe bavuga yuko ushyigikira jenoside ukomeza kuyipfobya kandi nkabibona nyuma tugomba gutandukanya propagande politike z'abantu bamwe na bamwe n'ukuri kw'ibihari donc ukuri kw'ibihari nuko nta byabaye kuko iyo biba bihari nabivuze ntagunda kuba mpagaze hano kuko nta byabayeho nta kuvuga ngo Ingabire yashyigikiye jenoside cyangwa ingengabitekerezo cyangwa nta bindi byari ukuri ese uyu munsi washimiye perezida kubw'imbabazi yaguhaye mu minsi yashize hari byagiye bigaragaza bavuga bati Ingabire yagaragaje ko atari yasabye imbabazi perezida urabihuza gute ariko ibyo ngibyo ni bya ndimo kuvuga hari propagande politique abantu bikorera bakivugira ibyo bashakiriza intero reka turekera ahangaha bwana Rutihunza uyu mubyeyi yagiye mu rukiko ejo hari ku itariki 14 z'uku kwezi nyine kwa kabiri mu rukiko rw'ikirenga hari cyangwa urukiko rukuru agiye kubera gahunda yawe ubwe yari yarasabwe ngo akurirweho ubusembwa nk'uko abyita kugira ngo azashobore kwiyamamariza nta nubwo yavuze ko ari umwanya w'umukuru w'igihugu ko hari aho yavuze ko umwanya uwo ari wo wose nibaramuka bamwemereye yumva afite icyizere cy'uko yawutsindira kubera abaturage yuko bamwemera bamwizeye wowe iyi nk'iri ubifata ute umuntu wafunguwe ntahabwe uburenganzira bwose ampulisi warekuwe na perezida wa repubulika ikindi bakaba barashyizeho itegeko rivuga ko umuntu agomba kujya gusaba nanone uburenganzira ese umuntu yabifata ko ari nanone agacinyizo wabifata ute wowe ubisobanura ute uburenganzira bwe burubahirizwa cyangwa burahonyorwa ubifata ute bwana Rutihunza ibi ngibi uko biza bikora bijyanye byera n'amateka kuko Ingabire yagiriwe iteka yagiriwe imbabazi na perezida wa repubulika y'u Rwanda bishingiye ku itegeko nyine rya procedure rigena imiburanishirize y'inkiko mu Rwanda ingingo ya 227 iteganya nyine ko perezida afite uburyo bwo yatanga imbabazi rero azihabwa imbabazi rero azihabwa kuko hari ibyaha yahamijwe n'inkiko guhamwa n'icyaha y'urukiko rugamijwe n'icyaha cyo guterwa n'ubusembwa ubusembwa ni imiziro nanone rero iryo tegeko
bikabona ko umuntu atahabwa imiziro igihe kitazashira, ntabwo ari umuriro w'iteka. Bagateganya rero ko nyuma y'imyaka 5 umuntu wagiriwe imbabazi ashobora gusaba guhanagurwaho bwa busembwa, ya miziro ikava. Iyo mizi rero yashatse kuvuga, uzi ko iyo bahamagara umuntu kujya gukora umurimo uwo ari wo wose, uretse na biriya byo kuyobora ishyaka no kuyobora ishyaka, bamusaba extrait d'occasion judiciaire, icyemezo cyerekana ko adafite akurikiranwaho, adafite ubusembwa, adafite imizi. Ibyo rero bikurikije amategeko, ndetse mu Rwanda neza cyane, kuko hari ndetse kugira ngo ajye gusaba imbabazi bisaba nk'imyaka 10, ariko mu Rwanda ho n'imyaka 5. Ibyo rero kugeza ubwo nibwo Ingabire rero yarangize imyaka 5 amaze guhabwa imbabazi. Umwaka ushize mu kwezi kwa 9, umwaka ushize niwo imyaka 5 yari irangiye. Ubu rero ari mu gihe cyo gusaba gukurwaho ubwo busembwa kugira ngo akomorerwe, asubize ibyo bitwa droit civil et politique, convention nini irimo amategeko yose, uburenganzira bwose, harimo n'ubwo kwiyamamaza, ariko uburenganzira bwose bw'ikiremwamuntu usanga aho ngaho. Arashaka rero kuzagira ubwo burenganzira, ari ubwo gutembera, uburenganzira bwo kwishyira akizana, bya bindi kuko n'ubundi imbabazi bamugiriye bamubwiye ngo ntazageraho. Urumva ko Ingabire aba yashoboye gusohoka mu gihugu, kuko ntiyashoboye gusohoka mu gihugu kuko izo mbabazi zitagira. Ariko noneho kuko imyaka 5 afite irangiye, ibyo asabye rero gusaba biriya biteganyaho n'itegeko, uburenganzira bwe bwa. Ikindi nshaka kongeraho nuko ndagaruka kwa ziriya mbabazi, kuko ubundi ari urukiko rwa EAC rwagiye mu rubanza rwa Ingabire, yego, ararutsinda, bavuga ko ibyaha nyine bamushinjaga ntabyo, ndetse bamuha n'indishyi. U Rwanda n'indishyi ariko ntibazimuhaye nyine urukiko, ndavuga urukiko ariko yarwibye nabo nyine bagomba kurangira imanza, ubwo yasetse ko ubugereza iri kurakora. Ariko uretse amafaranga n'icyo gihano, kuko ubu urubanza rwa nyuma ruza rukuraho iza mbere, hariya rero barekeyeho bimwe, ariko Ingabire yarabyihanganiye, noneho ajya gusaba gukurwaho ubusembwa. Kuba rero yaragiye mu rukiko anyuze mu nzira zemewe, yaturutse mu bushinjacyaha, ejo bundi nk'uko bivugaga yari mu rukiko. Icyaje kuntangaza rero ni uko bavuze ngo Ingabire, ubushinjacyaha bwamusabiye ko batamukuriraho ubusembwa. Icyo niyo cyantangaza. Ukurikije uko yitonze, uko yitwaye, yaranabivuze, ariko agasabirwa kudakurirwaho ubwo busembwa, ni ikimenyetso kibi. Ariko ikintu giteye impungenge ni uko muri ya mirimo
Ingabire ashaka kuzafata ni nk'iyo yatangiye guhanirwa ibihumbi 2010 igihe yari aje avuye i Burayi ageze mu Rwanda bamuhimbira ibyaha babirundaho bijyaho. Icyo kintu nta kindi cyari kimukwiye i Burayi, yagendaga avuga ko agiye kwandikisha ishyaka rye, noneho akazaniyamamariza kuba perezida wa repubulika. Uko byagenze rero urabizi, ntabwo nakwirwa bisubizamo. None n'uburyo ari kugira ngo nibamukureho urusembwa yiyamamarize kuba perezida wa repubulika. Ntabwo nizera ko ibintu bamaze iminsi nyine bagomba guhindura, urumva ko bavuze ko yagiye kurasa abantu muri Kinigi kandi agoswe kuko aragoswe. Bigiye kuba nk'aho hari n'umunyururu afite twari muri pasari nawe wari muri gereza, nawe ngo yavuze ngo yaburiye muri gereza. Iyo umuntu wuzwe yageze mu Kinigi ate kugira ngo ajye gukora ibitero? Ibyo rero ni ukuvuga ngo ubwishe yana uracyayirimo. Icyo kintu yo gutekereza ngo ngiye kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika, icyo kintu nkeka ko ari indoto zitazarenga aho ngaho. hari ahantu yavuze ko hari imyanya atari umwanya gusa umwe uhari, ati mu myanya niba nkuriraho ubusembwa, ntabwo yahisemo umwanya, yavuze ati hari umwanya mu badepite banza no muri sena hariho n'umwanya wa perezida wa repubulika. Inyamakuru yamubaza ati ufite igihe cyizere n'ibi byose wagiye ucamo, ati iyi myanya yose ihari ngemerewe abaturage bantora kuko baranzimaranye nabo imyaka myinshi. Ese ushobora ubundi hajya habaho za consensus politiki, ashobora kugira gutya bakamubwira bati wowe turagukuraho ubusembwa ariko umwanya wa perezida wa repubulika ureke ushaka undi wiyamamaza. Wowe nk'ubwawe ntumurimo ariko urabona ibyo bidashoboka? nje nkurikije gukuraho ubusembwa icyo bivuga ni uguhabwa nyine ibibazo by'irupfu azihawe. Rero simbona ko ari wakwizigama. ntabwo rero wanamuha imbabazi nako ntabwo wamukurira ubusembwa ngo wongere umusubizeho. ntabwo ari byo aregera, araregera gukurwaho ubusembwa. gukurwaho ubusembwa rero kujya byo atashobora gukora. kuvuga rero ngo wamugenera guteze kandi ko bimwemerera ko iryo tegeko rya rehabilitation rivuga ko bivaho akabona uburenganzira bwe bwose nubwo kuba perezida. icyo rero kubona ko gishoboka bazatuma kimuzikira ni ubwo busenateri, kuko senateri aba yegereye perezida. rega aho ngaho kuba nakazazabona yicaye aho gusa ari mu ishyaka naryo ritaremerwa, naryo kandi ntiyariyobora adafite atakuriweho ubusembwa. urumva ko arakiri kure, aracyari numvise n'umunyamakuru abitsindagiriza avuga ko ngo nabyo babimwereka ko umukuru w'ishyaka ntibazamugira umukuru w'ishyaka ngo ishyaka rye ribure kujya nyine guhatana n'andi mashyaka. ibyo rero numva si by'Ingabire arimo aharanira icyo ashaka ni ukubikora politike. yarabivuze ko abishaka. icyo mbona ni uko
nako si ukubikeka iyo nzitizi izatuma ahubwo icyo bamubwira bati twari twakubujije kujya mu mahanga genda ujyeyo ariko kuzagaruka bikazamubera impamvu akamubera ubwa padiri Nahimana bikazaguka bya padiri Nahimana naho kuba ari mu Rwanda bakamukuriraho ubusembwa ishyaka ry'abantu bakaryemera aha yewe yabagora no ubwo ni ukuvuga ko muri make ubona nta mahirwe afite we kubikora ndabyemeye hari abavuga ngo ntiyabikora we rero agomba kubikora kuko n'ubundi na biriya byaba bamuhimbira ngira ngo n'inkiko zamuhanaguyeho icyaha ngira ngo mu rukiko rwa yase rwavuze ko nta cyaha yakoze ndetse rukugendera n'ibyo ubwo rero kubera ko nta cyaha yakoze niba ari mu atangano kugira ngo arebe ko mbese umubyizi we uzapfa ubusa kandi nyine ashaka gukora politiki kandi akerekana ko ari umunyapolitiki kuko yicaye gusa byavuga nyine ko nta cyo gukora aho ubundi reka akore ariko n'abandi bamuzitira barahari ibyo bashaka kumubuza n'idafitiye uburenganzira aribyo bya bindi byerekana ko abo bantu mu Rwanda hari uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'iki kiraza kimeze nk'icyabambukira kije kimera nk'icyabambukira ntabwo bitangiye kuko naho ubundi Ingabire ibyo yakoze ndakeka ari ibintu bigaragaza ubutwari afite bigaragaza ko ari umunyapolitike uhamye byerekana ko afite politike mu maraso ye arashaka kuyikora ariko rero kuyikorera muri FPR mbona bizakomeza kumutinda kuko ntabwo ari abademokarate nyine bemere babite ko ari abaautokarate aho kwitwa ngo ni abademokarate ikibazo nifuzaga nyine ko ushobora kutubwira icyo ugitekerezaho muri gihugu cya Kenya mu mwaka w'2002 nyakwigendera perezida Moi wari utegetse kiriya gihugu imyaka 24 yagezeho arababwira ati nimutore umuperezida wanyu ndetse we bahise batora n'uwo muri opposition ubundi nawe yiviraho ubundi arisazira baramuherekeza igihugu kinjira gutyo muri demokarasi cyari kimaze igihe giharanira ese ubona no mu Rwanda abanyarwanda bashobora kugira ayo mahirwe perezida wa repubulika uriho akababwira ati nimutore undi mu perezida yenda nawe bikumvikana agashyiraho uwashyigikiyeho mu ishyaka rye ariko noneho abanyarwanda bakabona umwanya wo kwitorera ubayobora mu gihe kizaza biturutse kuri we ubona bishoboka by'amahirwe kuri ubu iyo ntayo kuko dukurikije imvugo za nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze abibwira mu binyamakuru abibwira yiyamamaza yavuze ko ubu ngubu ashaka kongera kwiyamamaza inshuro ya kane none akazongera kwiyamamaza indi myaka 20 buri myaka 20 simbona ko ari buryo avuga ngo iri hafi ntabwo sinzi icyatuma akunda kugaho kandi nyiri ubutegetsi arabishoboye arakora niyo arwaye bicamo abantu bakamuha amashyi bakavuga ko ari byiza
simbona rero ko nawe yarabivuye atese ni nakumvaho na kudeta nakumva ahubwo arabizi ko yakoze kudeta ya konstitusiyo ibyo none yagiye kuyikomeza njye simbona rero ayo mahirwe abantu bavuga ngo perezida Kagame yapfa kurekurira abatetse cyane cyane ko ubuzima amaze kugeramo kuvuga trend ibyo bita trend sibona ukundi yaba agakomeza kubaho kuriya atari perezida atagiye kureba umupira muri Katari atagiye kureba Arsenal atari muri City Rwanda atari mu ndege urumva sinzi aho ese wamwerekeza ndagira kubaza atari perezida yakora wowe ubona ibyo abandi baperezida ibyo abandi batarabakira abaperezida bakora bariho kandi nta wundi reba abo duturanye muri Kenya arahari iwanyu aho ngaho mu Burayi nibo basa nakubwiye perezida uva muri Amerika akikoza mu Rwanda akaza muri Katari yava akaza Saudi yava akaza hehe n'ahandi tutamenya kuita mu Budage akaza idafunguye aho hose ibyo bintu uwo perezida ufite imbaraga nk'ibyo yawamukura nini aruzi kandi noneho akayobora n'intambara mureke ko akazi ke reka twanzure ku by'uyu munsi kuko ndabona amasaha yagiye nagira ngo nguhe umwanya wo kwanzura no gusezera duhagarikire ikiganiro cyacu ahangaha. Ndagira ngo nshimire abatwumvise bashimire ko bakomeza kumenyera iby'uburenganzira bw'ikiremwamuntu twese duharanira kuko igihe buzagera mu gihugu cyacu niho ingorane ndi kuvuga natinzeho niho zizashira niho tuzumva abantu bashaka gukora imirimo uwo ari wo wose nta nzitizi batazajya basanga ngo mbese umuntu ushoboye akagenda atavuga gukora ngo nuko we ari kari umugore mbese ugasanga abantu bose bari hamwe ivangura rikava. Ikindi nakongeraho ko uriya usabirwa ko yakurirwaho ubutembere ubucamanza bwari bukwiye kwerekana ko bwigenga mwakiriya gikorwa. Uriya muntu akwiye koko kubona kujyaho ubusembwa akajya kureba umugabo we akajya kureba abana be agasura ndetse agatembera no mu gihugu cyose atari muri gereza kuko kuva mu myaka 10 kugeza unako kuva mu bihumbi 2000 kugeza ubu mu bihumbi 2024 bimaze kuba birebire cyane. Rero yerekanye kwihangana guhagije yihangana ariko nanone ukabona atari ijambo muri deba mu bintu bireba igihugu mu bintu byateza igihugu imbere ukumva ijambo rye rirahari kandi adatinya kuvuga ngo barambyuka bakagira gute
abo ngabo bose bamutuka bakwiye kubireka uretse ko bituma nabwo yamubara uretse ko banamuteza igihugu cyangwa se abandi kugira ngo bamugirire nabi. Ikindi narangirizaho ni uko abanyarwanda bagize amahirwe yo gukora mu mahanga bakomeza kwerekana umurava, bakomeza kwerekana indangagaciro z'umunyarwanda, bakerekana ko koko icyizere bagiriwe bagikwiye, bityo bagahesha ishema igihugu cyacu n'abagituye. Harakabaho rero uburenganzira bw'ikiremwamuntu, abashaka kubwangiza nabo bizabageraho, kuko ngo wicishije inkota nawe ari yazikiye. Murakoze. Nimwe mukozi bwana Theobald Rutihunza kuri uyu mwanya uduhaye n'ibitekerezo ndetse n'ibisobanuro uduhaye, kandi nizere ko bizagira umumaro, bizanyura n'abadukurikiye, kandi tuzabibona muri komanteri bazaduha. Mbibutsa abadukurikiye ko bwana Theobald Rutihunza uri mu gihugu cy'Ubufaransa kandi uri impirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ukaba unakuriye ishyirahamwe Riprodoru riharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Tukaba tugushimiye rero kandi twizeye ko tuzongera kubonana mu gihe kitari icyakure. Mugire rero amahoro n'amahirwe kandi mukomere aho muri naho ubutaha. Murakoze. Bye. Interpretation abantu baha ibyo umuntu aba yavuze bidahuye n'ukuri. Imbabazi arasaba. Nasabye imbabazi zo gufungurwa muri gereza kandi perezida yarazimpaye ndafungurwa. Ariko nyuma yaho byavuzwe yuko nyine ngo utamushimiye niba mwibuka neza nimusubira kureba muri archive Voix d'Amérique irahari, ntekereza ko yabicishije muzasanga narashimiye perezida wa Repubulika rwose. Ntabwo ndi gito ku buryo umuntu yakugira neza ntibujye kumushimira. Nubwo tutazi wenda ibizava mu myanzuro, witeguye ute nuzaramuka wemerewe kugaruka muri politike, witeguye ute muri aya matora duteganyije mu nimvanirwaho ubusembwa, ikintu nzahita nkora none nzahita njya mu bikorwa nyine bya politike, noneho gushaka abarwana shyaka, gushaka abantu banshyigikira niba ngiye mu matora. Donc uramutse ugiye mu matora, icyizere cyo gutsinda amatora ufite cyaba kingana iki? Ni kinini. Ntekereza ko imyaka 14 maze mu gihugu cyacu, abanyarwanda benshi baranzi, bazi ibitekerezo byanjye. Ntabwo niheba rwose, ntabwo ndi mu bantu batekereza ko ntatsinda amatora ndamutse nyagiyemo. Umwanya nabangiyeho uwo ari wo wose. Uvuze umwanya wawugiyeho, hari undi mwanya wifuza kuba wazapiganirwa utari uwa perezida wa repubulika? Ndibutsa ko dufite amatora ariko ya perezida wa repubulika n'amatora y'abadepite azabera igihe kimwe. Ntabwo rero uyu munsi ndatangaza aho nziyamamariza kuko igihe ntikiragera, reka babanze mu gihe utabyemererwa, mu gihe ubusembwa utabukurwaho, wabyakira ute, wakora iki? Nzabyakira. Ndi umuntu sportive cyane rwose, icyemezo cyaba ari positive cyangwa negative ndabyakira. Ikintu mfite cyane kinshishikaje cyane ni uguharanira ko twubaka igihugu kigendera ku mategeko. Niba guharanira ko igihugu kigendera ku mategeko rero nshobora gukomeza kubikora nk'uko n'ubundi nabikoraga ntarakorerwa ubusembwa. Mu gusoza mu iburanisha hari aho utemerera yuko icyo washinze Darifa umurinzi ko atari ishyaka, ariko ndarebye kuri website yanyu nsanga ntabwo ari cyo navuze. Ntabwo riri abishyaka rye mu mategeko. Donc urabona iyo hari itegeko rivuga riti ushobora uremerewe gushinga association cyangwa ishyaka, igihe mutarajya mu gukora iby'amategeko asabwa mukiyubaka, nibyo bita association de fait. Donc kiba kizwi, icyo kintu kiba gihari, ariko mu mategeko kiba kitaremerwa, ariko kiba gihari kizwi, kinakora nyine kwa kundi nyine mu bwisanzure bwo kugira ngo mushake ba bantu mwuzuze bya bindi bisabwa n'itegeko. Donc icyo kintu kiba gihari, icyo bita association de fait mu mategeko, ni principe ihari. Ni cyaka ritarabona ibyangombwa, ikiyubaka. Iri cyaka ritarabona ibyangombwa na mbere riri washinze n'iryabona ibyangombwa, icyizere cy'uko uramutse unakureho ubusembwa ishyaka ryo ryabona ibyangombwa
hari gutandukanya ibintu. Ishyaka rya FDI nabanjemo mbere ntabwo nariretse kubera ko ritabonye ibyangombwa, nariretse kubera ko tutari twumvikanye, muzi ko nafunzwe rihari hagera abasigara bariyobora, ariko mu gihe nafunguwe nasanze hari ibyo twe twarumvikanyeho bitubahirijwe, hanyuma ngerageza kubasaba ngo babyubare nk'uko igihe ubundi twe twarasezeranye nza gukorera iyi politiki mu gihugu, twe twumvikanye ko ishyaka ibikorwa byaryo byose bizakorerwa imbere mu gihugu, n'abazaba bari mu nzego z'ubuyobozi ni abagomba kuba bari mu gihugu, ntabwo abagomba kuba bari hanze. Igihe rero mfunguwe nasanze harimo abayobozi mu nzego z'ishyaka kandi bakorera hanze y'igihugu, kandi twakora byumvikanyeho, mbasaba ko babireka tukongera tugakora nk'uko twe twabyumvikanye. Kongere y'ishyaka yari yabyemeye mu mwaka wa 2008 mbere ko ngaruka mu gihugu, ntitwabyumvikanaho mpita mbabwira no kwibwira iryo shyaka ndivuyemo kugira ngo ngiye, kuko niba uri mu gihugu ugomba gukora ukurikije amategeko ari mu gihugu, ariko igihe abantu bari hanze ushobora gukora ibyo ushaka byose. Tuvuge rero bakoze nka alliance n'andi mashyaka, arimo n'amashyaka bavugaga ko afite ingabo, kandi mu Rwanda ntabwo amashyaka afite ingabo yemewe, nuko urumva ntabwo nge ngomba gukora ibijyanye n'amategeko yo mu gihugu ndimo. Ni ukuvuga ko ibijyanye no guhuza FDU inkingi n'ikiswe P5 n'indi mitwe nka FPR n'indi bakoranye bitabarwa kuri Ingabire Victoire, bikwiye kubarwa kuri abo bandi, ntabwo byo wigeze bikorwa. Ntabwo nari muri gereza, kandi iyo umuntu ari muri gereza ntabwo yemerewe gukora politiki, donc ntabwo rero ibyakozwe ndi muri gereza ntabwo mbibazwa. Ni nayo mpamvu ubu ntabwo kivugana cyangwa se ikorana n'abo bantu bo muri FDU inkingi. Abantu bo muri FDI inkingi mfitemo abantu b'inshuti, twabaye inshuti kuva kera, tutahujwe n'ishyaka, ni mu futi busanzwe. Ntabwo njye nkora politike ya munyangire yo kuvuga ngo ubwo tutagihuje politike kubera ko tumvikanye muri politike turi bubabanzi. Ntabwo njye ariko nkora politike yanjye hari politike ni ibitekerezo bya politike duhuriraho by'imiyoborere y'igihugu n'ubuzima bw'igihugu, hakaba n'ubucuti busanzwe. Ubucuti busanzwe dushobora gukomeza muri politike nitwumvikane kandi ntibitume tubabanzi. Akenshi bakunze kudekiriva cyangwa se gusobanura nk'umuntu unenga ubutegetsi cyangwa se utavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko kandi mu gihe umaze ufunguwe urimo urashima umukuru w'igihugu niwe ukuriye ubwo butegetsi bw'u Rwanda, mu gihe umaze ushobora kuba wenda utekanye cyangwa se ubayeho neza, sinzi wenda uraza kutubwira uyu munsi ubona gute, wenda uko wanengaga mbere n'uko uyu munsi hari itandukaniro ugenda ubona? Kunenga ifa ko abantu babyo muri politiki yacu abanyarwanda turafite ikibazo, bakumva ko umuntu nenga ari ukwanga igihugu. Ntabwo kunenga ari ukwanga igihugu, ahubwo bari kugira ngo ibihari bipfuye bikosorwe kugira ngo turusheho kugenda nyine dutera imbere twubaka igihugu cyacu neza. Rero nta kuvuga ngo nenga ibihari, ntabwo nenga ibidahari. Ntabwo nenga ibidahari. Iteka iyo mvuze ndavuga nti mu burezi dufite ikibazo cy'ireme ry'uburezi, politike yo gushyiraho uburezi kuri bose ni nziza, ariko turacyafite ikibazo cy'uko iryo reme ry'uburezi tugifitemo ikibazo. Dukora iki kugira ngo iryo reme ry'uburezi donc nenga ibihari, ntabwo njye sinkora politiki yo kunenga byo kunenga gusa, mvuga ibadahari kandi nkanavuga nti twa dukwiye gukora iki kugira ngo bikosorwe. Hari ibyo nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ngo ushyigikiye wazalendo ni umutwe navuga ngo w'abasivili binjijwe mu ngabo mu gihe leta ya Kongo iri kurwana n'umutwe wa M23, bavuga yuko ngo ushyigikiye aba wazalendo. Nayibonye mu bitangazamakuru, ariko urahari uyu munsi bitwibwirire koko urabashyigikiye? Non, donc habaye une mal interprétation. Navuze wazalendo nkurikiye kuri interprétation le président Felix yari yatanze. Avuga yababanje asobanura ati wazalendo bivuga umuturage umuharanira uburenganzira bwe. Donc ugarukiye kuri iyo principe gusa no kuri iyo definition, ubwayo ni byiza. Ari umuturage se utagomba guharanira uburenganzira bwe? Nanjye nicyo mparanira, nanjye iyo ndi muri ritemba ndimo guharanira uburenganzira bwanjye. Donc ko umuntu aharanira uburenganzira bwe, ariko niba birenza aho hakajya ibindi bikorwa ajyamo. Donc par exemple nkanjye sinemera la violence, ntabwo nemera ko niba ufite ikibazo cya politiki ugomba gukoresha violence kugira ngo ikunde ibeho. Ntabwo rero niba abaturage bishyize hamwe bagiye gukoresha ibikorwa violence, sinzi ijambo ry'ikinyarwanda, icyo gihe ntabwo nabashyigikira kuko ntabwo nemera la violence. Ntabwo la violence igerangiza ibibazo. Kuki nyuma yaho yuko ubonye wenda yuko ijambo ubwaryo n'ibikorwa bitandukanye, ntabwo wigeze bitandukanya nabyo? Nuko nta kindi gihe ubusa ntubimbajije mbikubwiye, kuko icyo gihe nabivuze kirya gihenza kubona ko abantu babyumvishije nabi. Nta yindi occasion, nta muntu wigeze abimbazaho ngo mu Rwanda tuza amateka y'interahamwe. Interahamwe ubundi etymology koma mu kureba ijambo interahamwe ni ijambo ryiza, abantu bakorera hamwe bashyize hamwe impuzamugambi, ariko wajya kureba ibikorwa
bakoze byanduje isura ku buryo umuntu yise undi ntera hamwe byaba ikibazo. sesa ariko igihe bari batarakorwa bya bikorwa bibi nyine umuntu yabonaga ko kwitwa intera hamwe ntacyo bitwaye, kwitwa impuzamugambi ntacyo bitwara amazina. Nuko ibyo ni ibibazo dukunze guhura nabyo mu bihugu byacu bigenda bibamo intambara, abantu bagatangira wenda bafite umugambi mwiza bikarangira bashoje nabi. Donc ntabwo ari muri ayo masosiyasiyo gusa n'abanyepolitike, umunyepolitike ushobora gutangira neza agasoza nabi cyangwa se agatangira nabi agasoza neza. Donc muri politike ni ibintu bindagurika cyane. Ni icyo ubona abantu bakwibeshye muri politike yawe cyangwa se mu bitekerezo byawe uvuga uti wenda hano banyibeshyaho, ibi ntabwo ari ukuri? Aba banyibeshya abantu benshi bakunda kwandika ko nanga igihugu, ntabwo navuga ibitagenda neza, ntabwo nakinenga Inkomamashyi. Uzi ibyo uzari umuntu ugukunda, harya dufite umugani mu kinyarwanda uvuga gutyo ngo ugukunda nyine agutera sinibuka, donc ko agucaha, donc aragukubita ariko atari uko akanze, ahubwo ari ukugira ngo cya kindi nyine gikosore. Nanga igihugu cyanjye nakwirwa Inkomamashyi. Reka mbaho urugero rimwe. Perezida rimwe yarigeze kuvuga muri 2012 bendaga bari badufungiye ibihugu biduha imfashanyo biye byafunze. Perezida agitangira ijambo aravuga ngo dufite ikibazo mu gihugu cyacu, abantu bakoma amashyi aho yabwiraga. Hanyuma maze kuvuga ngo dufite none ikintu nese nibaza ese umuntu ashaka kuvuga ngo dufite ikibazo ugakoma amashyi, nyuma za kuvuga ati badufungiye imfashanyo. None ngatekereza donc urumva aho gukoma amashyi byo gukoma amashyi gusa nabanza nkakubwira nti amfite ikibazo kirahari n'iki giki. Donc ibyo byo gukoma amashyi kugira ngo dukunde dushimishe umukuru w'igihugu tumubeshya ibintu bitari byo, nge mpitamo kujya ku ruhande bakantera amacumu, ariko nkavuga ni hari ibigomba gukosorwa mu gihugu cyacu, hari ibyiza kurushaho dushobora gukora.